Pawulo intumwa mu Romani w'umuyuda yandikiye abakori no mu rwandiko rwa mbere igice cya 6 umurongo wa 18 ati muzibukire gusambana ibindi bya byose umuntu akora bikorejwe inyuma y'umubiri ariko usambana abakozi icyaha cy'umubiri we ni igikorwa cyitira amazina menshi kandi birakwiye kuko abikora avuga ko biryoha mu kinyarwanda bati ni ukubaka urugo uretse ko ahangaha hari cyitonderwa ntabwo ari bugiye bari ukubaka urugo hari ababikora basenyiza abandi batubatse cyangwa se basenyiza abazubaka mu gihe kizaza ndavuze ngo hari abasenya ingo z'abazubaka mu gihe kizaza binyuze muri iki gikorwa ubundi cyakabe cyo kubaka urugo ni ugutera akabariro gukora urukundo hari abo numvise babyita poroje ko babyita kose iyo tuzi twemeranya nuko ari igikorwa gikeneye imibiri ibiri idahuje charge ntishaje negative cyane charge positive kugira ngo habeho imibonano mpuzabibiri nakubitsina ni igikorwa tuvukamo ni igikorwa cyejeje kandi kiri kamera uretse kubanza kukivugaho yewe kwirirwa ugaragaza ko ari byo ukizi wita utazirwa ku mushomotsi inshinzi cyangwa se bakakwita indaya oya muhumure nge sindi kimwe muri ibyo ngibyo yewe kandi sinzindiwe no gusobanura uko bikorwa ibyo wenda bya by'ubutaha ahubwo nzango no gusubiza mwe ibibazo bikerekeye abagabo n'abagore batandukana muri iki gikorwa ni iki kibi abantu babiri bahuje ibitsina ni uguhuza ubyibuke ikibazo nese bigarukira kuguza ibice by'imibiri yabo gusa koko ikibazo buranga umuntu agizwe n'imibiri irenze umwe hari ugaragara n'indi itagaragara kandi irenze umwe none niba nayihura ubwo nibitagaragara ntivuze ko abantu babiri bafatanyijwe mu buryo bw'umwuka abamaze komatana nabo bakoze igikorwa se bo bakora iki ngo baciye migozi ibazirikanye ubundi se bigenda biti umuntu uhagaritse gukora imibonano mpuzabitsina ni iki kiba ku muntu ihagaritse kwisayidira kuri ingingo y'abakuru nubwo n'abato muri iminsi basigaye barayadukire kurusha n'abakuru iyi ni Jimu Y'Ubwonko naho ngiye umva ndi emperere kuwe ijwi ry'urangwa ku Kwezi nti kubaho no kubaho nyine tuba tunyaruka ku mvuduko nkuwa Kwezi urangara gato ugasigara maze rero iyo bigeze ku ngingo yo guhuza ibitsina abagore n'abagabo bitwara bitandukanye ndetse yewe bihabanye abagore mbere na mbere bakunda umugabo babereye amarangamutima yabo yishimiye hanyuma imibonano mpuzabitsina ikaza kuba nziza bitewe n'urwo rukundo n'isano bafitanye n'uwo mugabo ku bagore bisa naho kugira ngo imibonano ibishimishije akenshi babisaba ko bakunda uwo mugabo ni mu gihe ku ruhande rw'abagabo bo ubushakashatsi bugaragaza ko akenshi bo bakora imibonano mpuzabitsina mbere hanyuma ibyo guhuza byimbitse no bayikoranye bigakurikira nyuma mbese bashaka umugore babinyujije muri ubwo naribonye muri icyo gikorwa nk'ubwo mu nyandiko z'abahanga n'abanditsi abenshi bahuriza ku kuba abagabo n'abagore batandukanye mu bijyanye n'uko bitwara muri iki gikorwa cyo guhuza urugwiro iyo basobanura itandukano bavuga ko y'abagore bagerageje kwitwara nk'abagabo bagakora imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi badafite umubano ukomeye w'urukundo bishobora kubagiraho ingaruka zikomeye mu marangamutima bati y'umugore akoze imibonano mpuzabitsina agamije ibyishimo by'umubiri gusa nk'uko akenshi bigendekera abagabo aho kuba agamije umubano ukomeye n'uwo bakundana abarenze imbibi z'amarangamutima ye iyo nyuma yumvise babaye ashobora gushinja umugabo wo kubanza kwisuzuma no kumenya impamvu yumvise ababaye bavuga ko iyo umuntu amenye neza amarangamutima ye kandi akamenya kuyubaha agira amahoro menshi kandi n'abagabo bahura nawe bakamugira icyizere bose bemera ko abagore benshi muri iki gihe bitewe no kuba kigabo mu bijyanye no guhuza urugwiro nabo bakaza mu isaha umuntu agira umubare wawe yaryamanye nabo ibyitwa body counts barenze umwe hari impinduka zikomeye mu marangamutima yabo kandi batekereza ko bishobora kumara imyaka myinshi ndetse bikagira ingaruka ku bagore bo mu byiciro byose mu myaka iri imbere ibyo biratujyana ku kibazo kibaza ngo niki kiba hagati y'umugore n'umugabo cyangwa se umusore n'inkumi nako byarivanze bishobora kuba umusaza n'inkumi cyangwa se umusore n'umukecuru cyangwa se umwana n'umusore umugabo bene urwo ruvange mwese muzi muri minsi ubwo kandi rinze kuzanamo abaryamana bahuje ibitsina ahubwo niki kiba hagati y'abantu babiri iyo bakoze igikorwa cyo guhuza imibiri yabo uti niki kirenze kubanamo ubundi bakishima bikarangiraho uretse gatoya niba utamuzi reka tumukubarire kuzita indwara zananiranye nibo zananiye uyu wazikoro neza nk'ubufindo mvuga kantu indwara nka diabete hepatite urushwima ibyimba byo mu nda amibe na hypertension azigira amateka ugasigara uri mu ryerye bimwe biteye ubwoba nk'amashitani amarozi inzozi mbiwe n'inyatsi idashira akoro mu kanya nk'ako guhumbya ugataha unyuzwe nk'ihe no gusiragira mu baganga ukundi niba uri umukobwa cyangwa umumama imihango idakama no kuribwa mu nda ni ibintu toto kuri we uti niki bisaba ni kimwe rukumbi kandi cyonyine nukugana muganga Sarongo ahubwo mu gihe urimo wandika nimero umva nakangaka ese umugabo wawe nta kibasha gukora ibidudu neza wo mwashakanye haguca inyuma oya ngo inkoresho yawe nihagije inagutera isoni warikinishije waribwa ibyawe birahera ibyo byose igisubizo ni kwa muganga Sarongo kuba biburaya Amerika Aziya cyangwa andi muri Afrika musabwa kumwandikira byonyine hati kandi buherana amahembe na nyabingi kibyongera kugutinya kukundi ntuzagire isoni zo kwivuza nyagwa y'indwara itaragira isoni zo kuza kukwivanga
kurangira mu buzima. Yewe nyaruka ku iFavuji maze wivuza ubundi dusigasira amagara nyabona. Paul intumwa Yezu yagize ati ibindi byabikorerwa inyuma ariko ikico gikorerwa hehe imbere. Mwabantu mu ibintu bishobora kuba binurira kubera ko birenze uko tubitekereza, nyamara tujye dusoma rega ikintu twibwira nuko tubizi ariko ukuri nuko tutabizi. Uko ugerageza kubimenya ugenda ubona kangari kabyo utazi. Nk'ubu ngi kwita amaso inyuguti nahise nikangamo wa let's talk sex, what is sexual energy exchange and why does it matter. Katuvuge ku mibonano mpuzabitsina, imbaraga zerekanwa muri iki gikorwa n'impamvu iteye ubwoba. Ntukintu byandika ni Professor Dr. Salant Jaid, ndavuze ngo ni Professor Sa Nyakanga ku itariki 7/24 nibwo yabikije hano. Ibyo si byo biteye ubwoba, ahubwo tuterura hatangiza nitwo twankanzemo. Ati when we engage in sexual intimacy there is an undeniable exchange of energies taking place. Our auras intermingle, our chakras align and our life forces intertwine in a cosmic dance. Mu gihe cyo kuba ku rugo habaho guhanahana imbaraga kandi ntacyo wakora ngo bihagarike. Auras zirabanza zikivanga, amazingiro y'imbaraga kajya mu mujyi umwe. Imbaraga mbeshe turimo ikamwe mu gisa n'imbyino cosmic harimo ururimi rudasanzwe, birasaba ko tubyitsa gato ukabicekera. Icyambere Professor Jaini hakomozo ni cyitwa auras. Aura Niki. Wikipedia iti according to spiritual beliefs an aura or energy field is a combination said to enclose a human body or any animal or object. In some esoteric positions the aura is described as a subtle body. Ntabwo uragera ahantu umwana watinyaga abantu bose ukabona waragusanze, hanyuma se ntabwo uragera ahantu injangwe utunyugunyugu imbwa n'utundi tunyamaswa bikagusanga. Ikigeni ibyo ni aura yawe. Hari igicucu cy'imbaraga gikikije umubiri wawe, ntikigaragara amaso ya buri wese, ariko umwe mu nyabuzima nk'injangwe yimbwa bibasha kubona aura yawe byoroshye. Aura igaragara mu bara atandukanye bijyanye n'uko uhagaze mu bijyanye n'imbaraga ntigisi, vibration ufite cyangwa se umutagara uriho. Muri iki gikorwa cyo guhuza urugwiro rero umubiri niwo wihuza no muri kugikorana. Ikindi kandi abahanga bavuga ko uretse umubiri ugaragara tureba umuntu agira indi mibiri 7 ujyana aura yawe kenshi n'uwo bita energetic body, ariwo Wikipedia yise subtle body. Nenereje bivuze ko ushobora kumva urafatika muri kamere yawo, ntabwo ari spiritual body, ni subtle energetic body. Katubyumva ngo gufata urusinga n'amashanyarazi arugenda mu mubiri wawe uyukoraho ugeranye n'urusinga, ariko wibuke ko harimo amashanyarazi arugendamo. Usora bijyanye n'uko uhagaze ku mutagara. Kuri iFavuji katubyoroshye, niba uryamanye n'umuntu uri ku mutagara wo hasi, umutagara kandi niba ukoze igikorwa n'umuntu w'imbaraga mbi cyangwa ziri hasi tayari nawe aguaho muhanahana imbaraga kandi ntabwo yahagarika ku buryo na duke wari ufite hatugutwara cyangwa se ukatumutwara ngo ntujye ubona abantu bajogonyotse kubera kwirirwa batera akabariro ahantu hariya, wasanga kutaremya kwa bituruka ngabo sha. Ese ubwo uzi ko muhuza na za karande imikoshi n'imyakuye akayiguha? Kabiri umwanditsi avuga ni chakra alignment. Ibi ntibijya kuri byo tuvuye kuko chakra ni ibicano cyangwa se amazingiro y'imbaraga mu mubiri wawe. Niba ujye ubona insinga z'amashanyarazi ku gikuta abaho aho zihurira bita junction, niko na chakra zimeze mu mubiri wawe. Imiyoboro y'imbaraga wagiranya n'insinga muri wa mubiri twise energetic body igira wigenda ihurira mu mazingiro aho no bita chakras. Izi chakra rero bitewe na imbaraga zawe ziri bigena aura ugaragaza. Reka izabisomo rindi ikindi cyaho bw'icumwanditsi turabuye nuko nazo zijyanishanya muri cya gikorwa cyo guhuza urugwiro. Turetse n'iby'imbaraga mbeshaho ziturimo nazo zirihuza. No vuga ngo bimwe twumvise ngo koko mamubaye umwe nibyo. Ese ibintu bita soul ties mwarabyumvise byo? Soul ties nkuko byumva no guhambiranya roho zirenze imwe. Christian faith bati mainly through sex, binyuze mu mibonano mpuzabitsina niho bikomerera. Ubwo kuri iFavuji kandi ntungone umbaza umubare wabo maze guhambirana nabo, uretse ko guhambirana n'umwe mutazarwubakana n'ubundi wahambirana benshi. Ujye ubona hari ndayisenya se igize amahirwe yo kubaka never, ariko ibeshe ugerageze kurushinga kandi wari ufite besto cyangwa se boyfriend umwe. Ni kibazo gihari ni iki ngiki, urakundana n'umukobwa tayari mugahita musezana ku mugabo n'umugore ibyo mu buriri gusa, mbese mugahuza ya mibiri, ariko nyuma y'igihe mwomatana mukaza gutandukana break up. Ndakubwiza ukuri ni wamaze umwaka mubikora buri kwezi, ubwo ni inshuro 12, ubwo mu buryo bw'umwuka n'umugore wawe niyo si break up, ahubwo mu ijuru ngo ni divorce mukoze kubera uko komata. Niyo mpamvu bikugora kuzajya indi muhuza, kuzajya undi ngomatana. Erega Imana ijya kure masoro tayizi nta kindi yabikoreye kwari kugira ngo abagiye kubana banywane we mahwane. Ikibazo ubu nibigisaba gushakana ngo me mahwane, bisaba kumugura icuma gusa nako kumutereta.
indana k'abakora umwuga wo kwicuruza ahangaha niho bagira amahirwe kuko bahura n'abagabo benshi kandi bakabikora nk'akazi nta marangamutima y'ibyishimo menshi abejemo. Ntabwo wagira uwo matana nawe, bityo amahirwe yo kubaka kuri ba rutamuhungu n'umukobwa bamaze imyaka 3 bakundana bisedera buri kwezi. Ngiki cyo mu magambo make yukoze birya binyagwa. None niba warahambiranye n'undi muntu binyuze muri cya gikorwa, ubundi niki wakora? Uti ni gukoresha deliverance kwa pastori, wenda ubwo niba bifasha katuzabibarire undi mwanya, ahubwo uhagaritse kubikora. Ndavuga gukora proje, ubundi niki kiba kadusoze dutya. Irari ubwaryo ni imbaraga. Uti kandi ubwo ndaje oya simwe byanjye kandi nta gucenga kubiri muko umuntu agira ubushake bwinshi bwo gukora kira gikorwa cyo guhuza urugwiro no badahuje igitsina. Abahanga bemeza ko bingana n'ubushozi bw'ibyo abasha kurenya hano ku isi mifatika yewe nibidafatika. Wavumbuye ibyo mbere y'abandi gore waduka igitekerezo cy'uko abaho abantu bakitwa wihaye Imana, abapadiri, abafurere yewe n'abamansera ngo niyo mboneza bitekerezo ibyinshi nyuma. Uretse ko ahangaha hakenewe ikindi gice, se koko buriya birafasha cyangwa na hypocrisy? Ubundi who is Elio Celibate nti ubundi kwimana kwa nyako nukuhe mu gice gitaha. Ahubwo ngo muri uwo mugere uramutse ubashije kwifata, mbese ubwo bushake bugutera ibishashi mu mubiri ukumva ntutuje hagati y'amaguru, uramutse uyoboye mu bindi bikorwa ngo ntawaguhika. Ngiki cy'umwanditsi Napoleon Hill yise sex transmutation muri Think and Grow Rich. Abakire benshi ntibikoza abagore, abakinnyi benshi barimo na Cristiano Ronaldo bibuza gukora kira gikoryo bafite imikino ikomeye bari hafi kwitabira. Ikibazo we urabura ikintu nawe ifate ndakurenganya ntawe kwigisha. Ese waruzi ko kugira ngo usore cyangwa se bimwe bita mu kinyarwanda kurangiza muri cya gikorwa bitwara toni z'imbaraga hafi gisasu kiri muziwa. Ibaza izo mbaraga uretse kuzitakaza ku muhanda nako ku buriri ukazerekeza mu byubaka, ukazerekeza muri business cyangwa se mu buhanzi. Ngo ntushona ini Jimu Y'Ubwonko Dutyaza iminwa Buri Munsi ngo turyohere amatwi yawe. Imana y'u Rwanda n'abazimanyu batazima murahorana murabeho until next time.